tugihagaze turasoma ibyanditswe. Turahera muri Zaburi igice cya 50 umurongo wa 5. Zaburi igice cya 50 umurongo wa 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Munteranirizeho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Rassemblez-moi mes fidèles. Munteranirizeho abakunzi banjye. Nous allons lire dans Luc muri chapitre Luka 21. Nous allons lire seulement le verset 28. turasoma umurongo wa 28 wonyine. Quand ces choses commenceront à nuko ibyo arriver, nibitangira kubaho, quand ces choses commenceront à nuko ibyo arriver, nibitangira kubaho, redressez-vous muzararame et levez vos mwubure têtes, parce imitwe que yanyu votre kuko délivrance gucungurwa kwanyu approche. kuzaba kwenda gusohora. Verset umurongo 33. wa 33. Le ciel et la terre ijuru n'isi passeront, bizashira, mais mes ariko paroles ne amagambo yanjye passeront point. ntazashira na hato. Dans Actes chapitre 26, ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 en rapport avec l'appel divin, ku muhamagaro wa Pawulo, dusoma nous lisons le umurongo wa verset 17 et la première 17 partie du verset 18. n'agace ka mbere kuwa 18. ngukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, Vers qui je t'envoie, ari bo ngutumyeho, afin que kugira tu ngo leur ouvres ubahumure les yeux, amaso, afin que tu kugira leur ngo ouvres les ubahumure yeux. amaso. hano hari intego iri ku bukozi, C'est kugira d'ouvrir les ngo ubahumure yeux amaso, pour qu'ils nabo passent des bahindukire ténèbres à la bave mu lumière. mwijima bajye mu mucyo. Mu Batesalonike ba mbere Chapitre igice 3, cya 3 verset 13. umurongo wa 13. ushobora Il a kubisoma. permis vos cœurs pour qu'ils soient kugira ngo irréprochables abakomeze dans imitima la sainteté itabaho devant umugayo Dieu, yere mu maso notre y'Imana Père, yacu, lors ariyo du data wa retour de notre twese, Seigneur Jésus, ubwo umwami wacu avec Yesu tous ses saints. azazana n'abera be bose, kugira ngo abakomeze imitima itabaho umugayo devant yere le mu maso Seigneur lors y'Imana de son yacu. retour. Et le dernier verset, umurongo wa nyuma turasoma muri Timoteyo wa kabiri au chapitre igice 3, cya 3. Timoteyo wa kabiri de igice cya Timothée chapitre 3. 3. hano Ici, nous dushobora allons lire gusoma Timoteyo wa kabiri de ibice Timothée chapitre 3 3, le dernier umurongo verset. wa nyuma ni uwa 16. ibyanditswe byera byose Toute écriture byahumetswe est inspirée de n'Imana. Dieu. ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumutunganya. Timoteyo wa kabiri ibice 4 igice cya mbere. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa mbere. ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye,
ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Mwami Yesu tukweguriye kino gikorwa. Uyu ni umunsi wihariye cyane, umunsi waturemeye. Reka uyu munsi tuboneho ibyo kurya by'ubugingo. Umugisha abana bawe ku isi yose. Umugisha abatoranyijwe bawe bizeye ijambo ryawe, kandi ubahe umugisha mu buryo bwiza. Kiza abatakaye, bohora ababoshye, kugira ngo bose babone kubarurwa ibyaha, kandi bose bizere nk'uko ibyanditswe bivuga. Ngwino uhamirize ijambo ryawe ku bizera ijambo ryawe by'ukuri. Tukuzaniye icyubahiro n'ishimwe kuri wowe Mana nzima, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mushobora kwicara. Ndashaka nanone guhereza ikaze buri wese wageze hano, cyane cyane mwene data Bango wo muri Kinshasa n'abandi baje kudusura. Imana ihereze umugisha abateranye bose. Kugira ngo tugane namwe uyu munsi ibyanditswe nk'ubuhamya bw'Imana yakoze. Uyu munsi ni umunsi wihariye. Ku itariki 11 z'ukwa gatandatu 1933, ubu uyu munsi turi nabwo ku itariki 11 z'ukwa gatandatu, ariko ku itariki 11 z'ukwa gatandatu 1933 haciyeho imyaka myinshi cyane. Ibintu ndengakamere byarabaye icyo gihe. Igicu ndengakamere cyaramanutse igihe Branham ari kubatiza ku mugezi wa Ohio. Igihe yari agiye kubatiza umuntu wa 17, yumvise ijwi rivuga, ureba hejuru, reba hejuru. Igihe yarebaga hejuru, hari igicu ndengakamere cyari cyamanutse, bibonwa n'abantu barenga 3,000. Ubu ikintu kindi kiraba. Mw'icyo gicu ndengakamere, Umwami ubwe yatanze umurimo ukomeye mu gicu ndengakamere. Ndabasomera ibyo mwene data Branham yatanze nk'ubuhamya. Buri wese k'uwo mugezi yibazaga kw'ibyo bintu. Abantu benshi bari bari aho, bari bahagaze ku nkengero z'umugezi. Ibinyamakuru byose byari bihari ibyo bintu igihe byabaga. Numvise ijwi rivuga ngo reba hejuru,
Et quand je igihe levais la narebaga tête, hejuru when I looked et quand je igihe levais la narebaga tête, hejuru there came the light down from heaven. et vint cette haje lumière descendant du urumuri ciel, ruturutse mu ijuru, Began fainting. les gens commençaient à abantu s'évanouir batangira kugira Falling to the ubwoba, ground. et ils sont tombés par ahita terre. yikubita And the hasi, voice came from that supernatural Et ijwi la voix rituruka muri icyo retentit de gicu cette lumière ndengakamere surnaturelle and said these words. et a dit ces rivuga aya paroles. magambo As John the Baptist was sent to ngo forerun nk'uko the yohana coming umubatiza De yabaye même que integuza yo Jean-Baptiste kuza kwa fut mbere kwa envoyé comme kristo, précurseur lors de la première venue de Christ, the message that is given you nawe le message qui ubutumwa t'a été uhawe donné will be a forerunner of the second coming. buzabanziriza kugaruka kwa yesu kristo. And then Brother Branham continued and said, et ubundi Frère Branham arakomeza aravuga ngo poursuivit et dit, not that I would be ngo the ntabwo ari Ce n'est njyewe pas que moi, uzabanziriza je serai le kuza kwe précurseur, but the message kwa kabiri, was ahubwo to be ubutumwa the forerunner. mais le nibwo message bugomba doit être le kumubanziriza. précurseur. So this is the direct testimony ubu ni Ceci est ubuhamya le témoignage direct de Frère Branham, bw'ako kanya of bwa that Branham we divine yivugiye, commission given to him. de ce mandat bitewe divin qui lui avait été n'umurimo donné. w'ubumana yahawe, Understand by the grace of God kandi Nous comprenons turabyumva tous par la ku grâce bw'ubuntu de Dieu bw'Imana that he was the promised prophet. ko Il yari était umuhanuzi le prophète wasezeranywe, As the Lord God had said in Malachi chapter 4. Comme le nk'uko Seigneur umwami Dieu Imana a dit yabivuze dans muri Malachie Malaki chapitre ibice 4, bine, Not Malachi, the Lord. ce n'est si pas Malaki Malachie, mais wabivuze le ahubwo ni Seigneur. umwami The wabivuze. Lord said, I will send you the prophet Elijah. Umwami yaravuze ngo njyewe nzohereza umuhanuzi Before the great and dreadful day of the Lord. Avant que mbere vienne le grand y'umunsi et terrible ukomeye jour kandi du uteye Seigneur. ubwoba There's a w'Uwiteka. message connected to that divine commission. Mais il y a un hari message qui est connecté ubutumwa à ce buhura mandat divin. neza He will n'ubwo turn bukozi the bwe, hearts of the children back to the Father. Il va ramener le cœur azagarura des pères imitima des y'abana enfants ku au ya Père. ba se. In the ministry of John the Baptist, Dans le Mu ministère de bukozi bwa Jean-Baptiste, Yohana the Old umubatiza, Testament believers les anciens, les abizera mu croyants des isezerano Anciens rya kera Testaments bose were connected to the New Testament. furent connectés au Nouveau Testament. bahuzaga n'isezerano The rishya, Bible says, Parce que la Bible kuko dit, Bibiliya iravuga ngo, Malachi chapter 3, aussi dans nk'uko Malachie biri muri chapitre Malaki 3, ibice I will bitatu, send my messenger before my face. j'enverrai mon ngo messager devant nzohereza ma face integuza Prepare my way before me. pour ibanzi préparer mon chemin intunganyiriza devant moi. inzira. So John the Baptist ministry Ainsi, le ministère de ubukozi bwa Jean-Baptiste Yohana was the umubatiza direct fulfillment of prophecy. était kwari un ugusohora accomplissement direct de kw'ibyavuzwe prophétie In n'abahanuzi, connection with what God was doing in his kingdom. en relation avec ce que ndetse Dieu était bikaba en train de faire dans byarahuraga son n'ibyo royaume. umwami yakoraga Prepare mw'ubwo the way of bwami, the Lord. Pour préparer le gutunganya chemin du inzira Seigneur, z'umwami. Luke chapter 1, dans Luc chapitre Muri 1, Luka igice cya 16 mbere and 17. umurongo wa cumi na gatandatu na cumi na You can karindwi, read to prepare a people ready ushobora for the gusoma Lord. pouvez lire, gutunganyiriza préparer un abantu peuple bien disposé. Imana, Prepare the people for the Lord. préparer un peuple pour gutegurira le abantu Seigneur. Imana. In the same way, De la même nicyo manière, kimwe mu read in Luke chapter 16. nous lisons dans usomye Luc muri chapitre Luka igice cya 16, cumi na gatandatu au verset 16, umurongo wa cumi na gatandatu, La loi haravuga et les ngo prophètes ont subsisté amategeko jusqu'à Jean. n'ubuhanuzi byageze bigarukira kuri Yohana et depuis umubatiza. lors, le royaume de ubundi Dieu ku est bw'icyo annoncé. gihe ubwami bw'Imana burabwirizwa. Dans Jean chapitre No 1, muri nous Yohana lisons, igice cya mbere dusoma ko Jean qui donne son igihe Yohana yari ari témoignage, gutanga ubuhamya, je ne le connaissais pas, sinari muzi, mais celui qui m'a ariko envoyé, uwantumye il a dit, celui sur qui tu yarambwiye ngo verras les uzabona umwuka wera amanukiye c'est celui-là, azaba ari we, c'est celui-là azaba ari we qui vous baptisera du uzabatirisha Saint-Esprit amazi et de feu. ndetse n'umuriro. Umuntu w'Imana ajya abona amabwiriza bitewe n'ubukozi. Il en était de nk'uko même byabaye avec kuri Frère mwene data Branham. Branham, Il a yabonye reçu ubukozi le mandat buturuka direct ku du Mana. Seigneur. And the angel of the Lord came to him Marayika w'Imana yaramusanze on May the 7th, 1940.
1946. Le 7 mai kwa gatanu muri 1946, 1946 j'ai écrit quelques nanditse ayo dates, matariki Special experiences in the plan of salvation. des cyane expériences ko particulières byabaye dans le plan neza du mu salut. mugambi We all w'agakiza, understand by the grace of God. Nous kandi comprenons tous par la twese grâce de turabyumva Dieu. ku bw'ubuntu First, bw'Imana. God makes promises. D'abord, Dieu icya donne mbere des Imana promesses, itanga When the isezerano, time comes, et quand le temps igihe arrive, He cyagera fulfills what He promised. il accomplit ce qu'il a igasohoza promis. ibyo That's why the yasezeranye. Apostle Paul was writing. C'est pour cela niyo l'apôtre mpamvu Paul avait intumwa Pawulo écrit yabyanditse Galatians chapter 4. dans Galates mu chapitre 4, Bagalatiya igice cya 4 verset 28. umurongo wa We are 28. children of promise. Vous, mes frères, vous êtes turi enfants de abana la b'isezerano. promesse. Of promise. Les enfants de la promesse. Abana Believe in the b'isezerano. word of promise. Croyons la parole de la kandi promesse bizeye ijambo ry'isezerano et expérimentons les bakanamenya promesses de Dieu. n'amasezerano y'Imana. 2 no Corinthiens mu Bakorinto ba chapitre 1, kabiri igice cya mbere intumwa Pawulo yarabitsindagiye ibigendanye n'amasezerano, et il a dit toutes les promesses amasezerano de yose Dieu y'Imana sont en Christ, oui et muri amen. Kristo nimo yego kandi amen. Ainsi par la Ku grâce de bw'ubuntu Dieu, bw'Imana nous croyons la parole twizeye promise de Dieu isezerano, pour ce jour. ijambo ry'isezerano ry'Imana, Et nous kandi prenons part à ce que Dieu tukagira est en train de umurimo faire mu maintenant. byo Imana iri gukora. Ni ibintu byiza cyane kumenya iminsi yacu. Dans Jean chapitre Muri Yohana igice cya 19, 19 au verset ku murongo wa 44, 44, dans Luc chapitre umwami 19, wacu notre Seigneur a yatanze fait la isezerano muri Luka déclaration 19:4 après qu'ils sont montés amaze sur la kujya ku montagne des musozi wa Oliviers, Elayono et il a pleuré atangira sur kurira Jérusalem. Yerusalemu. Si toi iyo uza kumenya umunsi wawe, iyo uza kumenya umunsi wawe, ariko ntabwo ugeze umenya umunsi. Tekereza imyaka ibihumbi bine yari ishize afin que le Messie ko vienne. Mesiya azaza. Mu isezerano rya mbere mu itangiriro ibice bitatu, Que ko la urubyaro semence de Dieu rw'Imana viendra au travers de la ruzaturuka ku femme, mugore. et toutes les promesses de l'Ancien Mu masezerano yo mu Testament. isezerano rya kera Une vierge baravuze ko concevra Mesiya et azaza, portera un fils. ku mwari azasama inda kandi akabyara umwana. Byari byaravuzwe byose Dans toutes les promesses et les mu prophéties de l'Ancien masezerano Testament. y'ubuhanuzi yose. Et quand vint le temps de Igihe cyo gusohora l'accomplissement, kwayo kigeze, batangira gusobanura intekerezo zabo bwite. mais par la Ku grâce bw'ubuntu de Dieu, bw'Imana abatoranyijwe bumva ijambo ry'Imana. c'est la même chose maintenant. Niko biri n'ubu, Tous ont leur abenshi propre bafite interprétation, isobanuro zabo bwite, mais nous croyons la parole de Dieu ariko twe twizeye ijambo ry'Imana telle qu'elle est écrite. nk'uko neza neza byanditse. Ainsi par la grâce Ku de bw'ubuntu Dieu, bw'Imana le umwami Seigneur Imana notre yatwunguye compréhension. ubwenge. Et comme Intumwa l'apôtre Pawulo Paul dans son yabitanze mu buhamya témoignage, aravuga ngo il avait reçu ko un yari appel particulier yarahamagariwe au ministère. ubukozi, Et au travers kandi de son binyuze ku message, butumwa les yeux du peuple devaient amaso être y'abantu ouverts. yagombaga gufungurwa, Parce que notre kuko Seigneur a umwami wacu dit, yaravuze ngo ils ont des bafite yeux mais amaso ne peuvent ariko pas ntibabona, voir. Ils ont des bafite oreilles mais ne amatwi peuvent ariko pas ntibumva. entendre. Mais quand Dieu Ariko envoie un Imana yohereje message, ubutumwa c'est pour kugira ouvrir nos ngo cœurs, bubafungure amaso, ouvrir nos kugira ngo yeux, bubafungure amaso, ouvrir notre kugira ngo compréhension. bubungure ubwenge, kugira ngo Ainsi, nous savons que tumenye Dieu est ko en Imana train iri d'accomplir gusohora ses promesses. amasezerano. Ainsi, moi, je regarde particulièrement cyane au 1 ngarutse ku juin itariki
11 z'ukwa gatandatu 1933 aho ubukozi bwihariye bwahawe Branham avuga ngo ubukozi uhawe buzabanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi tugarutse mu myaka 50 itambutse mu kwa 12 ku itariki 24/65 igihe umwami yatwaraga muri Leta Branham mu rugo, ubutumwa bwo twarabusigaranye, ijambo rihishuwe ry'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Mu myaka 50 yose itambutse tuvuga tugabura ijambo ry'Imana. Tumaze gusura ibihugu 160, twakoze amanywa n'ijoro mu mahanga atandukanye, ndetse tunandika ibitabo. Twakoze intego ariyo kugira ngo tugabure ijambo ry'Imana ry'ukuri, ubutumwa bw'igihe mu mahanga yose, kuko umwami wacu yaravuze ngo muri Matayo 24 umurongo wa 14 ngo ubu butumwa bwiza bw'Ubwami buzigishwa amahanga yose. C'est l'évangile éternel de Jésus-Christ. Bwiza bw'Ubwami. Nous sommes maintenant dans le temps de la tumenya igihe cyo kugarurirwa. Tout doit être ibintu bigomba kugarurwa mu nzira byahozemo bitangira. Imyaka 2000 yashize, ikibwiriza cya nyuma n'icya mbere bigomba kuba bimwe. Umubatizo wa mbere n'uwa nyuma bigomba kuba bimwe. Iyo niyo ntego y'ubutumwa bw'igihe. Ijambo kugarurwa, nzohereza umuhanuzi Eliya kugira ngo agarure, atari muri Malaki 4 gusa, ahubwo no muri Matayo 17 umurongo wa 11. Nyuma y'ubukozi bwa Yohana Umubatiza, umwami wacu yahamirije isezerano. Ndababwiza ukuri koko Eliya agomba kubanza kuza kugira ngo agarure byose. Buri jambo ry'Imana ryose rifite intego kugarura mu nzira ibya mbere byari birimo, urufatiro rumwe rwubatswe ku ntumwa n'abahanuzi. William Branham yari umuntu watumwe n'Imana, yatuza hamwe n'ubutumwa bw'umwimerere bw'Imana. Yahishuye ko hari Imana imwe, atari eshatu, ahubwo Imana imwe yagiye yihishura y'ubwayo nka Data wo mu ijuru, umwana wavutse hano ku isi, ndetse agaragara mu itorero mu buryo bw'umwuka. Kwihishura gutatu nk'uko byari biri kugira ngo bisohoze umugambi w'agakiza, kugira ngo abakobwa n'abahungu b'Imana bimenye, dusubire mu gihagararo cy'ukuri, kuko byose byabaye nk'uko byari byarapanzwe mu mugambi w'agakiza. Branham yari umuntu wakoreshejwe n'Imana kugira ngo agarure urufatiro rw'umwimerere
kugira ngo abwirize kandi yigishe ijambo ry'ukuri ry'Imana, umubatizo w'ukuri mu izina ry'Umwami, atari mu byitiriro bitatu, ahubwo mu izina rimwe, izina riri hejuru y'andi mazina yose, iry'amavi yose agomba gupfukamira, iry'indimi zose zigomba guhamya ko Yesu Kristo ari Umwami. Igihe Umwami yavugaga muri Matayo 28 ngo mugende mu mahanga yose mwigishe ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo, kandi mubatize mu izina, mu izina iry'Imana yihishuyemo ubwayo nka Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera. Buri mubatizo ku munsi wa Pentekote wajya ukorwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibyakozwe mu gice cya 2 umurongo wa 38, ibyakozwe mu gice cya 8 umurongo wa 56, ibyakozwe mu gice cya 10 umurongo wa 48. Ushobora no gukomeza ugasoma ukagenda ureba. Buri muntu wese wabatijwe ku munsi wa Pentekote yabatijwe mu izina ry'isezerano rishya. Iryo zina azitwa Yesu kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Niryo zina ry'isezerano rishya Imana yakoresheje mwene Data Branham kugira ngo agarure inyigisho y'umwimerere ya Yesu Kristo, kuvana abantu mu rwijiji. Twakubereka guturuka mu mateka y'agakiza kose, aho batangiye gukoresha foromire. Kubw'ubuntu bw'Imana twaragaruwe, kandi abana b'Imana bose by'ukuri bubaha ijambo ry'Imana, kandi kubaha bijyana no kwizera. Niba uri umwizera by'ukuri urubaha, kandi iyo wubaha urizera. Niba utubaha nta nubwo wizera. Niyo mpamvu Umwami yavuze ngo muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 16 ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Si ukwizera gusa, ahubwo ni ukwizera ukanabatizwa azakizwa. Nta mwana w'Imana by'ukuri wagutegera amatwi inyigisho z'abantu. Buri mwana w'Imana by'ukuri yubaha buri jambo ryose ry'Imana. Tugomba kubaha ijambo ry'Imana. Niba tutubaha ijambo ry'Imana, Imana ntizigera ituvugisha. Tugomba kubaho mu gihe cyiza cyo kubaha, kugira ngo twakire ijambo ry'Imana mu minsi yacu. Kuri jyewe itariki 11 z'ukwa gatandatu ni umunsi w'ingenzi cyane. Umunsi ukomeye mu mateka y'itorero ryo mu isezerano rishya. Uyu munsi Imana yatoranyije kandi ikawurema, aho yatwohereje umuhanuzi mu gihe cyacu afite ubutumwa bw'umwimerere bwa Bibiliya, kugira ngo atuvane mu rwijiji rwose, ubundi twakire ijambo ry'Imana ry'ukuri. Imana yajyanye umuhanuzi wayo
ariko ubutumwa buracyabwiriza ku isi yose. Kuva mu bihugu 192 none ubu ni ibihugu 172. Ijambo ry'Imana ry'ukuri, ubutumwa bw'igihe, kubw'ubuntu bw'Imana twese twumva ko ntago ari icyemezo cyanjye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Igihe numvaga mweta Branham inshuro ya mbere mu 1955 namenye ko ari umuntu watumwe n'Imana, kuko nta wagombaga gukora ibintu yakoraga keretse umwami ari kumwe nawe. Kutibwire ku iteraniro rya mbere namenye mu mutima wanjye ko hari umurimo wihariye kuri ya muntu. Muri 1958 ku itariki 12 muri Dallas, Texas muri Amerika, igihe Branham yasobanuraga ubu bukozi ndetse n'ubutumwa bw'igihe, kuko nagiye mu icyo giterane nashakaga kumenya ibyo ari byo. Hano mwana bisoma n'ikibwiriza yabwirije ku itariki muri 1958 ku itariki 12 z'ukwa karindwi. Il a dit juste à quelques instants, j'étais avec un homme venant de l'Allemagne. Yabonye ko ndi umuntu navuye mu Budage, anshyiraho ibiganza bye arambwira ati mwene Data Frank. Igihe Branham yasobanuraga ubutumwa yarambwira ati mwene Data Frank, uzasubirana mu Budage ubu butumwa. Akinkizeho amaboko ndetse n'umubiri we yawunkizeho. Turuka ku itangiriro, kubw'ubuntu bw'Imana ikomeye, si cyari icyemezo cyanjye, ahubwo cyari icyemezo cy'Imana. Igihe Branham ajyanwa mu bwiza, nk'uko mubizi nabonye azamurwa, nari mfite Bibiliya yanjye ifunguye, mbona mwene Data Branham azamuwe ku itariki 24 z'ukwa 12 muri 1965. Hari nka saa 12 z'umugoroba. Imana yari yapanze byose, ariko ku munsi bamushyinguraga mu kwa kane muri 1966, mwene Data Green yari arimo aririmba, n'abari bari aho bose bari baje ku icyo kiriyo baririmba ngo izere gusa, izere gusa. Ariko njye sinigeze ndirimba, ahubwo nararize, narasenze, ubundi ndarira. Sinigeze ndira na rimwe mu buzima bwanjye nk'uburyo narize aho hantu. Nabwiye umwami, navuze ni mwami mukundwa, ni gute umugeni azategurwa? Nta ubu bukozi wahaye Branham budahari. Umutima wanjye warahangayitse cyane, numvise ncitse intege cyane. Igihe nari nsubiye aho ngaho k'uwo muhango, amahoro y'Imana yaje mu mutima wanjye. Icyo gihe ntabwo ari ijwi numvise, ahubwo Imana yavugishije umutima wanjye. Nendaga kuba naryama gutya, vugisha umutima wanjye, arambwira ati noneho igihe cyawe kirageze,
noneho igihe cyawe kirageze kujya ku mujyi ujya ku wundi, igihugu ku kindi, wigisha ijambo, ukagabura ibyo kurya byihariye bimwe byari byarahunitswe. ni nk'ubuhamya ndi kubaha. kirya gihe nta kibwiriza na kimwe cyari cyarimpurimwe, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana nyuma y'iminsi ibiri tuvuye aho ku kiriyo mu kwa kane ku itariki 12 njye n'abandi bene data, kuko mwene data Sotimani ndetse na mwene data Woods bari bahari muri cya kiganiro, bari bahari ubwo Branham yambwiraga iby'Imana yambwiye mu kwa 12 ku itariki 3 muri 1962. ako kanya neza niho twatangiye, twagombaga noneho kwempurima ibibwiriza Branham yari yarabwirije, ubundi tukabisemura mu ndimi zinyuranye. iyo niyo nzira ubutumwa bwatangiriyeho nyuma yo kugenda kwa Branham. guturuka ku itangiriro, ku bw'ubuntu bw'Imana, nabanye na bene data turi kugabura ijambo ry'Imana, tukamenya iby'Imana yapanze mu minsi yacu. ubu noneho mfite kuvuga ibintu bikeya turebye kuri bariya bagenda bavuga ibisobanuro zabo bwite, bituma umutima wanjye numva uhangayitse cyane. simbivugira kubapinga, ahubwo ndabivugana n'umutima umenetse. twese tuzi abavugaga ko mwene data Branham abari biteguye ko azuka, ndetse na mwene data Green yari yiteguye ko Branham azuka. bavuga ati nko mu minsi 40 cyangwa 30 yazuka, ariko ubu ça c'est une tragédie. Le 30 avril ku itariki 30 2017 muri 2017 i Jeffersonville, bene data bacu batwoherereje imibare y'ibintu byo bavugaga ko ngo Branham agomba kugaruka. hano hari ibintu bigaragaza ko ngo Branham agomba kugaruka, ariko nyereka icyanditswe na kimwe, isezerano rimwe rivuga ko umuhanuzi yagaruka. ibyo ntibiri muri Bibiliya, ngomba kubyanga iteka ryose. kandi abo bene data bose bizeye ko Branham azagaruka, bavuze ibi ngibi hano ngo azagarukana n'abera bose. ese ibyo mwabitekereza kweli? bafate ibintu nk'ibyo bakabitangaza bakabivuga mu butumwa buhamagara. ibyo ntibyemewe, cyo ni ikinyoma. kandi abo bene data ntabwo bafite kumenya ibyo Imana iri gukora, ahubwo bari kureba hazaza ngo umuhanuzi azagaruka. ntabwo azigera agaruka. ntabwo dutegereje ko umuhanuzi agaruka, dutegereje Yesu Kristo. dutegereje kugaruka kwa Yesu
Kristo, not for the second coming of William Branham. atari ukugaruka kwa William Branham. And what really bothers me, Et voilà ce qui me dérange vraiment. Mu by'ukuri ibyo binumva binkomerekeje cyane. comparison Hano batanze ikigereranyo with Saul and Samuel. Avec Saül cya Sawuli na Samweli. Imagine Ibyo mubyibaze namwe ubwanyu. Endor called Samuel, la Igihe uriya mupfumu yahamagaraga Samweli, man in Jeffersonville, et cet homme a dit aba bantu bo muri Jeffersonville 30th of April, le 30 avril ku itariki 30 example of Saul and gutanga izi ngero kuri Samweli na Sawuli, that Brother Branham will be called back again. que frère Branham ko va Branham azagaruka. And as Samuel was still a prophet, et comme ngo Samuel nk'uko Samweli yari akiri umuhanuzi igihe Brother Branham will be still a prophet. igihe wa mupfumu yamuzuraga ngo niko na Branham azagaruka akiri umuhanuzi. c'est de la Ibi ni ibinyoma, Totally wrong. c'est totalement ibi faux. ni ibinyoma Fool the cyane. people. C'est rendre Ni abantu b'abasazi bavuga ibyo, c'est égarer bayobeje abantu. I say again, Je le Ndabisubiramo, waiting for the return of Brother Branham. nous n'attendons pas pour niba le retour de dutegereje ko frère Branham. Branham True yagaruka, bride of Christ. La véritable umugeni wa Yesu Kristo Wait by'ukuri for the return of the bridegroom. wategereje kugaruka k'umukwe. If you are part of the bride of Jesus Niba Christ, ufite umugabane de Jésus-Christ, you're wo prepared kugaruka to kwa meet Yesu the bride. Kristo, vous vous préparez pour rencontrer l'époux. And ugomba Jesus kujya Christ is kwitegura the bride. guhura n'umukwe, kandi Yesu Kristo niwe mukwe, True believers are the kandi bride. abizera by'ukuri niwe mugeni. And as our brother was reading from Ephesians chapter 1, Et comme notre frère a lu dans Éphésiens nk'uko chapitre wenda 1, atasomye mu Befeso igice cya 13 nous avons été ngo twashyizweho ikimenyetso tukimara kumva ijambo ry'ukuri. Dieu ne va jamais Imana ntizigera yihanganira ikosa. Dieu n'a rien Imana ntacyo yakora ku kwayo makosa. Dieu est là. Imana ni ukuri, kandi n'ijambo ry'Imana ni ukuri. Yohana 17:17 ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Faites votre Mufate umwanzuro, mufate umwanzuro, prenez la bonne mufate umwanzuro w'ukuri de croire wo kwizera Imana, et croire la parole kwizera ijambo ry'Imana. ainsi par Ku bw'ubuntu bw'Imana nous comprenons twumva ko que ces choses ibyo byose bigomba kuba et c'est nk'uko byanditse muri Timoteyo wa 2:4. ce n'est pas que moi Atari je gusa ko veux prêcher la twakwigisha parole ijambo de Dieu, ry'Imana, mais il y aura des ahubwo kuko hari abenshi bavuga iby'imigani. je ne crois Ntago nigeze nizera imigani, nizera ijambo ry'Imana ry'umwimerere. notre Seigneur Umwami wacu w'umukiza yavuze ngo muri Yohana 14 ngo ngiye kubategurira aho muzaba, kandi nzagaruka ubundi mbajyane aho nzaba ndi. Muri Matayo 25 ubutumwa bw'igihe n'ubu ngo mube maso umukwe araje, mube maso umukwe araje, musohoke mujye kumusanganira. Noneho usomye ku murongo wa 10, abari biteguye binjira mu bukwe, ubundi urugi rurafungwa. Kubw'ubuntu bw'Imana ihoraho, Imana ikomeye, tugabura ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana gusa. Mu bibwiriza 1900 ntabwo tujya tubwiriza intekerezo. Sinigeze mbwiriza guhinda kw'inkuba, sinigeze mbwiriza ku by'amayerekwa, sinigeze mbwiriza ku byo gukurwa kwa gatatu, kuko ibyo biri ku bukozi bwa William Branham, kandi
kandi ubwo bukozi bwararangiye tugaruka ku ijambo ry'Imana kandi ubutumwa bw'igihe niryo jambo ry'Imana ry'umwimerere. Dufite kugarurwa kubw'ubuntu bw'Imana ihoraho, kuko abavuga ku byo guhinda kw'inkuba, igihe Branham avuga ku kimenyetso cya karindwi, bakundwa bene data bashiki banjye, ni bangahe babyumvise nabi? Gomba kunamisha umutwe ubundi ukazamura amaboko. Ndetse n'abandi bavuga ngo umwami avuye ku ntebe y'ubuntu. Ngomba kuvuga ibi mu izina ry'umwami. Mu kwa gatatu 1963 ntago umwami yavuye ku ntebe y'ubuntu. Mu kwa gatatu muri 1963 mwene Data Branham yavuze ku ibyo bintu, ibyo Yohana yari yabonye ku kirwa cy'Ipatimo, ariko ntiyavuze ko byabaye mu iki gihe cyacu. Ntiyigeze ko yavuga ko byabaye mu iki gihe, ahubwo yavugaga yabwiwe gusubira i Jeffersonville mu buryo bwo kugira ngo ibimenyetso bifungurwe, atari ugusohora kw'ibyo bimenyetso, ahubwo kugira ngo bifungurwe. Branham yavuze ku bigendanye n'ibimenyetso mu buryo bwiza cyane. Yashize mu mwanya buri kintu cyose, buri kimenyetso cyose. Yafashe ibimenyetso bine abishyira mu mwanya wabyo, abigaragaza ko bihura no mu isezerano rishya. Avuga ndetse no muri antikristo ko azagenda mu ibyo bihe. Ikimenyetso cya gatanu yavuze ku bigendanye n'Abayuda, ndetse Branham avuga n'umuntu witwa Eichmann. Eichmann uzagira uruhare cyane mu kwica, mu kurenganya Abayuda. Branham yanavuze n'izina rye Eichmann igihe yavugaga ku kimenyetso cya gatanu. Aravuga ko yari afite ubuhamya, atari ubuhamya bwa Yesu Kristo, ahubwo ubuhamya bw'Abayuda. Ashyira urumuri, umucyo neza ku icyo kimenyetso, avuga ku bizaba, igihe bizaba. Rwose noneho turabyumva neza kubw'ubuntu bw'Imana. Yarongera avuga ngo ikimenyetso cya gatandatu ni nyuma y'izamurwa, ubundi hakaba umunsi w'umubabaro, kuko ikimenyetso cya gatandatu izuba rihinduka umwijima, ukwezi kugahinduka amaraso, ubundi umunsi w'umwami ugatangira. Ku kimenyetso cya gatandatu, ntabwo rero ikimenyetso cya gatandatu kigiye kiba muri 1963, ntabwo byigeze biba, ntabwo byigeze biba, ahubwo kwari uguhishurwa. Branham ari kubibona, amenye ibigize ibimenyetso. Izina ry'umwami rihimbazwe kubwo gusobanura ijambo ryayo, nk'uko byabaye mu mateka yose y'ubutumwa, mu itorero ry'Imana nzima, mu gitabo cy'ibyahishuwe, uburyo bisobanutse mu buryo bwiza cyane. Igihe nasobanuraga ibibwiriza bya Branham kuva muri 58,
buri kibwiza cyose Branham yabwirije. Nyuma y'ibyumweru bitatu ugeze mu Budage, nakujije ubukozi bwa Branham, ubundi ngenda nsobanura buri kimwe cyose mu rurimi rw'Ikidage, kandi kubw'ubuntu bw'Imana numva ihishurwa ry'ubumana. Ariko mumutekereze uburyo mba numva merewe iyo ababwiriza bavuze ngo igihe cy'ubuntu cyararangiye. Iyo numvise ibintu nk'ibyo, nkumva n'abavuga ngo ibyahishuwe 10 ngo byarasohoye, n'abavuga ku bigendanye no guhinda kuri kw'inkuba. Kandi muri broshire y'ibibazo n'ibisubizo ku kimenyetso cya 7 mu kwa gatatu ku itariki 24 muri 64 Branham yabajijwe icyo kibazo, niba igwinda kuri kw'inkuba ko kwaravuze. Igisubizo cya Branham cyari kiza cyane cyumvikana. Yaravuze ngo inkuba, amajwi y'inkuba avuga mu kimenyetso cya 7. Nakunze icyo gisubizo cyane kuko ntabwo ushaka gufata ibyaha ngo bishyire hariya, ariko kubw'ubuntu bw'Imana ngomba kubisubiramo kandi nkabivuga, kuko nyuma y'imyaka 50 yose abo bene data bayobeje abantu, ntabwo bari kumenya ibyo Imana iri gukora mu minsi yacu. Si vous pouvez lire les emails que je reçois, usomye muri email, cela m'attaque, ce sont des attaques. Havugwa ibintu. C'est normal. Nous devons souffrir à cause de la vérité. Barwana kubera ukuri. Permettez-moi résumer ce icyo reka tuvuge mu ncamake ibyo twashatse kuvuga uyu munsi. Mu mugambi w'agakiza hari isezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo ndetse n'isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Hari Yohana Umubatiza wabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ndetse na Branham atumwa afite ubutumwa buzabanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Umuntu w'Imana yaratashye, intumwa yajyanywe mu bwiza, ariko ntihajyanye n'ubutumwa. Ahubwo twamenye ibi byose kubera ubukozi bwa Branham. Menya iminsi yanjye, menya itariki 11 z'ukwa gatandatu muri 33, kandi ndabyemera nkanabyizera. Umenya mumenye itariki 11 z'ukwa gatandatu, 11 z'ukwa gatandatu 2017, nk'umunsi umwami yabageneye kugira ngo mumenye ukuri kandi mufate umwanzuro, mudakurikira insobanuro z'umuntu uwo ari we wese, mutizera imigani, ahubwo mwizera ijambo ry'Imana. Nk'uko umwami yarangije umurimo wo gucungura, yanarangije n'uwiremwa, yarangije kurema, ndetse anarangiza ubucunguzi. Nk'uko twabivuze mbere, twizera ijambo ry'Imana. Reka mvuge ibi kandi mu rukundo. Nufata ibya Branham gusa, nuvuga ngo umuhanuzi yaravuze, nshobora kubereka ko hari umuntu wanyandikiye hano nyuma y'imyaka 25
Avuga ati mwene data Frank ugomba kunyereka inyandiko aho wagiranye ikiganiro cyangwa se aho waba uri mu byo Branham yaba yaranditse. Hakugenda umuntu w'ijambo. Mais je ne peux que marcher par la parole de Dieu. Sinshobora kugereranya ijambo ry'Imana. Ubutumwa bw'igihe niryo jambo ry'Imana ryasezeranyijwe. Imana ntivana mu ijambo ryayo ahubwo igarura ku ijambo ryayo. Ndatekereza ko muri kubyumva. Niba umuntu avuga atsindagira cyane mwene data Branham ko azagaruka, ntamenye ibyo Imana iri gukora mu minsi yacu, twaba tutazi iminsi yacu. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana iki kigereranyo, est-ce que Samuel avait un message? Samuel yari afite message? Non. Oya. Il n'avait qu'une seule déclaration. Ahubwo yari afite isezerano rimwe. Abwira ngo wowe n'umwana wawe muzamuri hano. Ni gute icyo cyegeranyo cyahabwa? Ibyo rwose biri kure, byumviswe nabi. Kuko muri Jacksonville ku mujyi waho abantu batekereza ko byaba ukuri. Ibyaturutse mu kanwa k'Imana, ibyaturutse ku ijambo ry'Imana, nibyo bifite ubwishingizi kuba ukuri. Bitari ibyo twaba turi mu zindi nsobanuro. Mvuze ibindi imbere y'Imana. Nyuma y'imyaka 50 yose sinigeze nizera inyigisho y'umuntu iyo ari yo yose. Imana yampamagariye kubwiriza ijambo ryayo nk'ibintu cya bitatu ku bigendanye n'abantu ba Isiraheli. Hari umunsi mukuru wabaye ku itariki 14 z'ukwa gatanu muri 48, igihe Isiraheli yahindukaga ihanga. Kandi no muri Yesaya 66 umurongo wa 8 dusoma ko ngo se ihanga ryavuka umunsi umwe. Cyabaye igihugu cyabayeho ku munsi umwe. Kandi kubw'ubuntu bw'Imana nyuma y'imyaka 2000 Imana yagaruye Isiraheli mu gihugu cyabo. Yerusalemu yavuzwe muri Bibiliya inshuro 750. Imyaka 3000 irashize bivuga kuri Yerusalemu kandi biri mu buhanuzi. Umwami wacu yivuze aravuga ngo nimubona umutini ugaruye amashami. Ndetse muri Hosea ibice 9 umurongo wa 10 dusoma ko ngo nabonye Abayisiraheli hameze nk'ibiti by'imitini. Ibiti by'imitini nyuma y'imyaka 2000 ibyahindutse igihugu. Imana iha umugisha Isiraheli mu buryo bwiza cyane. Kubw'ubuntu bw'Imana twumva ko Imana yavuze ko ibyo bintu nibitangira kuba muzararame kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Tugarutse mu 1957 muri 57
igihe habaga intambara y'iminsi itandatu ubundi Yerusalemu ikibohora. Ku nshuro ya mbere abayuda icyo gihe bari binjiye muri Yerusalemu mu kwa gatandatu muri 1967. nari ndi muri Yerusalemu muri 1954 igihe nabonaga iyagabanyijwe hagiye hari uduce byabaga ngombwa kuba ufite pasiporo ebyiri ngo uhinjire, kuko kuva icyo gihe nayo mfite pasiporo ebyiri. ariko nashaka kuvuga ibi, nabonye Yerusalemu igihe yari igifitwe n'abandi, kandi mbona muri Yerusalemu muri 1967 nyuma y'intambara y'iminsi itandatu. kubw'ubuntu bw'Imana Umwami Imana yatwunguye ubwenge kugira ngo tubone ubuhanuzi busohora mu gihe cyacu, hamwe na Isiraheli, hamwe n'itorero, hamwe n'umugeni. reka mvuge ibi, mu 1993 mu 1993 Isiraheli na Vatikani bari bafitanye isano, bari bafitanye imishyikirano. uduce 21 twose twari duherereye kuri Vatikani, kandi Vatikani yashakaga utundi, ndetse n'icyumba cy'aho batangiye ifunguro cyari gifitwe na Vatikani. ese ni kangahe bari muri Yerusalemu? ubwo umwami yavuze ngo, ni umwami wabivuze, wenda muri 2018 tuzaduhana. ariko tubona ibyo byose biri kuba, tubona ibyo biriba mu Burusiya, ibi biriba muri Amerika, ibi biba ahantu hose. ni ibintu tugomba kumenya kandi by'ingenzi. ibigomba kuba kuri Isiraheli, ibigomba kuba mu Burayi, muri Europe, mu bigomba kuba mu bwami bune, ibyo umuhanuzi Daniel yabonye ko byongeye kuba none mw'iyi minsi. muri 57 mu kwa gatanu amasezerano yarasinywe ya Vatikani ku bigendanye na Empire Romaine n'ubwami bw'Abaromani, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana tubona byose biba. bakundwa bene bashiki banjye, reka nongere mbivuge, ntago turi mu gihe cya nyuma, ahubwo turi mu gahe k'igihe cya nyuma, mu gahe ka nyuma k'igihe cya nyuma. kandi ku bw'ubuntu bw'Imana uwa nyuma niwe utegerejwe guhamagarwa, nk'uko umwami yavuze ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa amahanga yose, ubundi imperuka iherekwa ibe. ikintu tugomba kureberaho cyane, kwibandaho, ni ijambo ryasezeranywe ku itorero. turebye ku bwami bw'Abaromani maze kujya mu bihugu byose, si ikibazo icyo ngicyo, ahubwo twebwe tugomba kumenya isezerano ryacu mu minsi yacu, n'ibyo Imana iri gukora mu gihe cyacu. reka nongere mbisubiremo mvuga ibi, mu bukozi bwa Buranamu yari umuhanuzi wasezeranye kugira ngo agarure byose
kugarura ibintu ku rufatiro rw'umwimerere. Inyigisho z'ukuri zose nk'uko byari biri ku itangiriro, kuko umwami wacu ni arufa na omega, ni uwa mbere kandi ni uwa nyuma, yaratangiye kandi azasoza. Tugomba kugarurwa atari ku nyigisho gusa, natwe ubwacu tugomba kugira imyimenyerezo, tugomba kumenya umwami ubwe, kumenya uko twemera Kristo, kugira ubwishingizi kw'ibyaha byacu byababariwe, kwakira ubwiyunge binyuze mu maraso Yesu Kristo. ngo nguyu umwana w'intama w'Imana uvanaho ibyaha by'abari mu isi. nk'uko byari biri no mu Kuva igice cya 12, umwami wacu yaravuze ngo nimbona amaraso nzabanyuraho nkomeze. niko byari nk'uko muri mu Isezerano Rishya mu Baheburayo igice cya 9, umwami wacu ubwo yajyanywe mu bwiza, kaba akiri ku ntebe y'ubuntu, turacyari mu gihe cy'ubuntu, kandi tukamenya ko ibyaha byacu byababariwe, tukaba tuzi ko tukiri ku ijambo ry'Imana, tukaba tubizi mu mutima wacu, atari nk'uko dushaka ahubwo nk'uko washaka, atari nk'uko dushaka ahubwo nk'uko washaka, nk'uko ibyo ushaka bikorwa mu isi uko bikorwa mu ijuru. kandi kubw'ubuntu bw'Imana twitegure nk'abakobwa b'abanyabwenge kugira ngo duhure n'umukwe. njyewe ubwanjye nizeye ko bose abubaha ijambo ry'Imana, abizeye ubutumwa bw'igihe bose, kandi bakaba bari ku nyigisho za Bibiliya, kuko urebye ibiri kubera ku isi byose, n'ibihe bintu bingahe bivugwa ko ari ubutumwa, ariko hari ubutumwa bumwe, ni ijambo ryasezeranwe ry'Imana, niryo jambo ry'Imana mw'iminsi, hamwe n'ijambo, kuko ubereshe ijambo ko ijambo ryari ukuri, nta n'umwe uzabona Imana atejejwe. reka nongere mbisubiremo, mu izina ry'Umwami, Imana ntizigera ihereza umuntu ikimenyetso ku nyigisho ze bwite. ukuri urumuri n'urumuri, n'umwijima n'umwijima, urumuri n'urumuri, ukuri n'ukuri, ibinyoma n'ibinyoma. nk'uko twabivuze mbere muri Timoteyo wa 2 ibice 4, ngo bwiriza ijambo mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, nk'uko biri. ndabwira bene data bose mu bihugu bitandukanye bagabura ijambo, ibyo kurya by'umwuka, kugira ngo ubwo babwiriza ijambo ry'Imana ryose. kandi bene data bose bagabura ijambo ry'ukuri ry'Imana, ari ababwiriza mu masambure y'akarere cyangwa se ahandi, bagabura ibyo kurya byose bimwe byahunitswe, atari ibya Frank gusa.
ahubwo ari ibikorwa nk'uko mwene Aburahamu nawe yabikoze, kuko Imana idukoresha nk'uko yabiteguye, sans ajouter quoi que ce soit, et non plus atari ukuvanaho bimwe, ahubwo twubahe ijambo ry'Imana. Reka twongere tubivuge uko. Tekereze kuri bariya bakizeye kugaruka kwa Aburahamu, ntabwo bafite umugabane mu by'Imana iri gukora. Mu by'ukuri bari ku ruhande rwacu. Et ils disent même personne n'a le droit de dire qu'ils prêchent le message. Kuko nava ko bo bizeye umwami kandi Imana ifite intumwa imwe kandi ariyo muhanuzi. Et c'est aussi vrai. Kandi ukuri ubutumwa bumwe, intumwa imwe, ubutumwa bumwe ni ko umwami ubwe uwe yavuze. Ubwo butumwa buzaba mbere yo kuza kwa Kristo, ntabwo ari intumwa, ahubwo ubutumwa qu'il a apporté. Je l'ai dit auparavant. Nuko nabivuze mbere, mwene Aburahamu abwirije mu bihugu 12. Yari ari mu Bwongereza abwiriza muri London. Et il a prié pour la femme qui s'appelait Nightingale. Il a prié pour le roi George. Et il a visité la tombe yasuye no kwa John Wesley. Il est allé à Rome. Yagiye le mercredi mu rugo afatirayo interview avec le pape. Ndetse yagiye no kwa papa baraganira. Yagiye asura ahantu henshi ariko ntiyigeze ahabwiriza, ntiyigeze abwiriza i Roma. Yari ari Kayiro, ariko mu buzima bwe bwa buri munsi yabwirije mu bihugu 12. Kandi ahabwirizaga ari ukubwiriza bisanzwe. Mu gihe cy'igiterane buri butumwa bwose rafite bwabwirizwaga Jeffersonville, uko yabwirizaga ku ruhimbi. Ako ndabivuga gutya kugira ngo menye ko Imana itigeze ivugisha ibihugu 12 gusa, ahubwo avugije amahanga yose. Mu mahanga yose Imana yahaye isezerano Aburahamu ngo muri wowe amahanga yose azahabwa umugisha. Ku bw'ubuntu bw'Imana ikomeye tugabura ijambo ry'igihe mu mahanga yose. Niba mbyibuka mu ngendo zanjye uburyo Imana yafunguye imiryango, nimumbaze uburyo yafunguye imiryango, oya nimubimbaze. Ari muri Damasco, mu mijyi myinshi imiryango yarafunguwe, ukuri kw'ijambo ry'Imana kurigishwa. Twegereje iherezo cyane. Ndabinginze mwitegure, mube hano ku isi n'ibirenge byanyu ariho biri, ariko umutima wanyu ube uhura neza n'ijuru. Mugume musanzwe mu buzima busanzwe nk'uwiteguye gushyingirwa, ariko bibe ku bushake bw'Imana. Ku cyemezo cyose twafata kibe mu gushaka kw'Imana, kuko ndababwira impamvu. Igihe kirageze
buri kigoroba cyose twakagombye kuvuga ngo mwami mukundwa niwaza mwari no joro reka usange niteguye, ukabivuga buri gitondo cyose. Mwami nuza uyu munsi reka usange niteguye, bibe mu mutima wawe kugira ngo twitegure, kuko kugaruka kwa Yesu Kristo kuregereje cyane. Mwibuke ibyanditswe twasomye cyane cyane muri Luka 21, umwami avuga ku bigendanye n'igihe cya nyuma, aho yatanze isezerano aravuga ngo ibyo nibitangira kuba atari bigeze ku iherezo, ahubwo bitangiye kuba. Mumenye iminsi turi murimo, mumenye igihe tugezemo. Ku itariki 11 z'ukwa gatandatu 2017 ukubera umunsi w'intego 11 z'ukwa gatandatu muri 33 ko wabaye washojwe ko buri wese yakwakira ijambo ry'Imana uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Tumenye iminsi turimo, tumenye igihe turimo ndetse n'ubutumwa, kandi twitegure kubwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Abari biteguye binjira mu bukwe, ubundi urugi rurafungwa. Nk'uko mubizi umwami yanyeretse izamurwa, kandi mbyizeye n'umutima wanjye wose ko umwami wacu azagaruka, kandi biregereje cyane 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 cyane. Ndabisubiramo, abari biteguye binjira mu bukwe, ubundi urugi rurafungwa. Ababwiriza ijambo ry'Imana, mwibuke ibi, buri kintu cyose cyari gihari ku mukozi bwa Mwene Branham byari hagati y'Imana n'umuhanuzi. Ndabingize mu byumve neza icyo Branham cyose yavuze kubw'ubuntu bw'Imana. Ngiye kubabwira ibintu bike mw'ibaruwa, mu rwandiko ruzenguruka, kugira ngo tumenye ko Imana yakoze ibintu byose bitewe n'ijambo ryawe. Nta nyigisho z'umwihariko zapfa kugaragara mu ijambo ry'Imana. Muri Petero wa 2 igice cya mbere, nta sobanuro z'ubuhanuzi bwa Bibiliya nk'uko umuntu we yabwiyumvira. Inshuro 68 mwene data Branham yajya agaruka ku bukozi bwe akoresheje ibyahishuwe igice cya 10. Inshuro 60 avuga ku bigendanye na marayika w'isezerano. Ntago nabivugamo byose, ahubwo ndashimira Imana ko twamenye ibyo Branham yavuze, tubigaruye ku ijambo ry'Imana, ariko yakoresheje ubwinshi avuga ku bigendanye n'ubwiru bw'Imana. Ibyahishuwe igice cya 10 umurongo wa 7 ntabwo yavugaga cyane ku bwiru, ahubwo yari marayika wa 7 w'igisekuru cya 7 mu bukozi bwe. Ariko ubu bwiru bw'Imana bwose
bugomba guhishurwa, ariko ntigeze abihindura, ntigeze ahindura ibyahishuwe igice cya 10:7. Nyuma y'impande esheshatu zivuga ku gice cya 8 n'icya 9, iryo tangazo ryaje ku gice cya 10 ngo igihe marayika wa karindwi azavuza impanda ikavuga, ubwiru bw'Imana buzaba busohoye. Ese ubwo bwiru bw'Imana ni ubuhe? Yesu Kristo nibwo bwiru bw'Imana buhishuwe. Ndabinginze tugarure buri cyose ku ijambo, kandi twubahe ijambo ry'Imana. Ubundi byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15, marayika wa karindwi niho avuza impanda, ubundi ubwami bw'Imana bukavugwa. Byose biratunganye hano muri Bibiliya. Uburyo twabonye umuhanuzi watuzaniye ubutumwa bw'igihe kugira ngo buri kintu cyose kijye mu mwanya wacyo. Ndatekereza ko mubyumvise. Ntago ndi umuhanuzi, ariko umwami yampamagaye kugira ngo ntange inyigisho. Mvuze ibi ndi imbere y'Imana, nta butumwa nari mfite, nta hishurirwa nari kugira. Nagombaga kugenda nka Pentecote basanzwe, sinagomba kuvuga mu biterane, ariko kubw'ubuntu bw'Imana menya igihe n'ubutumwa bwacyo. Mundi umwami ampamagarira kubwiriza ijambo rye. Ndabisubiramo. Umwami yampamagaye ku itariki mu kwa 4 muri 1962, ndetse no mu kwa 8 muri 1956, ndetse n'izindi shoka. Ubw'ubuntu bw'Imana numvise n'ugutwi kwanjye n'aya matwi, kubw'ubuntu bw'Imana. Et même en rapport à cela, je vais clôturer avec cette déclaration. Je l'ai dit nk'uko nabivuze mbere, la première fois kubavuga ku bigendanye no guhinda kw'inkuba. À Marseille en France, on avait eu bari bakoze inama na mwene Tabariye, et certains frères venant d'Arménie, nyuma y'icyo gikorwa bene Tabariye muri Romania baje iwanjye barambwira bati, frère Franck, dis-nous ce que sont les 7 tonnerres. tubwire ku bigendanye no guhinda kw'inkuba. Bwari ubwa mbere numvise mu buzima bwanjye mbajijwe icyo kibazo muri 1984. Cette question a été mise devant moi. Je n'ai eu qu'à dire. Nta bintu byinshi navuze, Elle a dit good night. narabaseze nti muramuke nta hejo. Ariko mu gitondo gikurikiye numvise mu mutima wanjye nezerewe, kuko ndetse n'ubu mfite J'avais en 1980. mfitemo 68 muri njye nk'uko icyo gihe byari bimeze. C'était 5h moins 5. Hari saa 11 za mu gitondo. Vous ne pouvez pas vous imaginer Ntushaka kubitekereza ce que cela veut uburyo dire. byari biri kuri jye, kumva ijwi ritunguwe ry'Imana rikuvugisha ngo mugaragu wanjye byuka usome muri Timoteyo wa 2:4. J'avais reçu la réponse. Mfite igisubizo Prêche la parole cy'ibyo ngo bwiriza ijambo en toute occasion favorable aux gens. igihe kigukwira no mu Alors, si ce kitagukwiriye. n'est pas écrit, Niba bitanditse ntabwo nabibwiriza. Ni gute nabibwiriza? si cela n'est pas écrit, Singomba kubibwiriza. Nabwiriza iki bitanditse? comme j'ai été appelé à prêcher la parole, ceci est la Iri parole ni de ryo Dieu. jambo ry'Imana ryo kubwirizwa. Kuko ari ijambo ry'Imana
kandi rihoraho iteka n'iteka. Aya magambo yafate mu mutima wanyu kandi muyagumane. Ijambo n'imbuto. Et la semence est mise dans notre cœur. Oh, combien de choses puis-je dire encore? Ni kangahe twabivuga, ndabingize mwibuke tariki 11 z'ukwa gatandatu muri 1933, tariki 11 z'ukwa gatandatu 2017. Murabyumva icyo bishatse gusobanura kuri jye? Kumenya ibyo Imana iri gukora mu gihe cyacu, kugira umwanya mu byo Imana iri gukora mw'iyi minsi, mw'iyi myaka, kandi ntimuzigere mwibagirwa uyu munsi. Kuva kuri uyu munsi usenga, ubwira Imana ati Imana reka nanjye ngire umugabane mw'ibi, ngire umugabane mu byo uri gukora bitewe n'isezerano, nk'uko ubutumwa buzajya bugenda bukurikira. Duhe kwitegura, tugarure kugira ngo twitegure kugaruka k'umukwe. Imigisha y'Imana ikomeye ibe kuri mwebwe. Ariko mfite ikibazo kimwe: ni bangahe bizeye ubutumwa bw'igihe bw'Imana? Muzamure ibiganza. Imana ibahe umugisha. Reka duhaguruke, reka duhaguruke. Mbere y'uko dusenga, reka tubaze imitima yacu. Se n'ibiki twakora n'ibiki twavuga, buri jambo ryose ry'Imana ni iry'igiciro kuri twebwe, kandi cyane cyane tugomba kumenya iminsi turimo, ndetse tukanamenya n'igihe. Ni bangahe bafata umwanzuro atari ukwizera inyigisho z'abantu, ahubwo kwizera ijambo ry'Imana ryonyine? Muvuge amen, amen, haleluya. Ni bangahe bifuza kuba biteguye kubwo kugaruka kwa Yesu Kristo? Mube maso, mumeswe ku maraso Yesu Kristo, kandi muhamwe n'ijambo ry'Imana. Mushyirwaho ikimenyetso cy'Umwuka Wera kubw'umunsi wo gucungurwa, ubw'Umwami wacu azagaruka mu gihe cyacu. Kandi uyu ni umunsi Umwami Imana atugeneye kuri mwebwe ndetse natwe, kugira ngo amahanga yose ahabwe umugisha. Bene data bose basemura mu ndimi zitandukanye, bose bahabwe umugisha. Abana b'Imana bose, abafite umugabane ku ijambo ry'Imana, bakitegura, bitegure kandi abisubiramo imbere y'Imana ihoraho. Abatoranyijwe by'ukuri bizera agakiza. Il ne parle pas seulement du message. Ils ont reçu bakira by'Imana bahawe binyuze mu maraso, bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ibyaha byose byarababariwe kubw'ubuntu bw'Imana. Abizera bose ko turi mu gihe cy'ubuntu, tukiri mu gihe cy'ubuntu, bavuge amen, amen, amen. Icyubahiro kibi cy'Umwami. Kandi abizeye kugaruka kwa Yesu Kristo bavuge amen, amen, haleluya.
isi yose imenye ibi ko abatoranyijwe b'Imana badashobora kuyobwa, badashobora gushukwa kuyobwa. Abatoranyijwe bizeye ijambo ry'Imana bakagira umugabane mu by'Imana iri gukora, bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, abahungu n'abakobwa b'Imana ntabwo bavanze, n'abahungu n'abakobwa b'Imana bujuje umwuka wera, bashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera kubw'umunsi wo gucungurwa kwabo. Imigisha y'Imana ikomeye ibe ku batoranyijwe bayo ku isi yose, kandi twese twizeye ko umwami wacu Yesu Kristo azagaruka akatujyana mu bwiza iteka n'iteka, kandi nk'urubyaro rwa Aburahamu na Isaka na Yakobo abacunguwe bose. Ntabwo dutegereje kubwo kuzuka, ahubwo dutegereje, ahubwo twizeye ko nk'uko ibyanditswe bivuga, umwami ubwe azamanuka n'ijwi n'urusaku rutegeka, urusaku rutegeka, abapfiriye muri Kristo bazuke, natwe bazaba bakiriho duhindurwe, ubundi tujyanwe tugendane nabo mu ijuru, tubane n'umwami wacu iteka ndetse n'iteka. Niryo jambo ry'Imana. Ni bangahe babyizeye? Bavuge amen, amen, haleluya. Imigisha yihariye y'umwami ibe kuri mwe mwese, abakozi bose bahabwa umugisha, bagabura ibyo kurya bimwe, kandi batuma abantu b'Imana bitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Twese dushobora kuvuga ngo ngwino mwami Yesu, ngwino mwami Yesu, kandi umukwe n'umugeni bari guhamagarana bati ngwino, ngwino mwami Yesu. Tuguhaye icyubahiro no guhimbazwa mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imigisha y'Imana ikomeye ibe kuri mwe mwese mu izina ryera rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Mushobora kwicara. Mwakoze kuza, bene data bakoze basemura mu ndimi zitandukanye ijambo ry'Imana amahanga yose. Nejwe cyane kubw'Imana ishobora byose, kuko Imana yateguye indimi zose ndetse n'ikereferidi dusobana nko mu ndimi 15. Imana ni nziza cyane, yateguye byose, nta gitangaje, ahubwo ni ukuba mu by'Imana yateguye, kubagira umugabane ku by'Imana iri gukora. Nanjye ndagira inama bene data bari hano ubu ndetse n'abandi bene data ku isi yose bagabura ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha cyane mwese, Imana umugisha. Wakoze kunsemurira, murakoze. Imana ibaha umugisha mwese. Amen, amen.
brother, my sister, si tu as un problème, data n'abashiki banjye bafite ibibazo bose problem, a burden, et tu veux qu'on prie pour toi, and you want to be remembered in this prayer, n'abashaka would you kwibuka please just lift up your hand? et ceux qui ont des cas difficiles, Those who are facing abari difficult mu bihe situations, bibagoye prie pour eux. and they want to be remembered in this prayer. abashaka kwibukwa mu isengesho, iki nicyo gihe cyanyu, uyu niwo munsi wanyu. Voyez, Just believe. Mwizere qui êtes malades, All of you who are qui avez sick, des mwese problèmes, abarwayi, des difficultés, abafite ibibazo, ceci est votre jour. this is your bari mu bihe bikomeye, uyu ni umunsi wanyu. those who are sick, Abarwayi Dans un cas bose, spécial, difficult problem, abafite ibibazo bikomeye, a severe illness, nous verrons le nombre abarwayi, qui sont. we'll see how many you are. ese muri bangahe? La présence, notre bien-aimé frère Franck, Want to take the opportunity, the presence of our kugira brother. ngo tubone amahirwe y'uko turi kumwe na mwene data abasengere. I'll call our brother Frank Turahamagara mwene data Frank pour prier pour toutes ces mains and qui sont pray levées, for all these aza asengere bose and to plead with God's mercy for us. kugira ngo duhimbaze Just umwami. believe and don't doubt. attaché à la croix, attaché, attaché. Il y a des gens qui peuvent pas Beloved brothers and sisters, Bien-aimés frères bakundwa et bene data sœurs, bashiki banjye, this is of the Lord. ceci vient du Seigneur. uku Just sitting there, J'étais assis là. aho nari nicaye hariya, why didn't you call the people who have needs and pray for them? Et je me suis dit pourquoi est-ce umvise qu'on ko n'appelle hari pas les gens qui abashaka ont des besoins gusengerwa, et qu'on puisse prier pour eux. And now our brother just had the same thought, the same desire. Et maintenant notre frère a eu la nk'uko même mwene pensée, data le même désir. abyifuje. We shall now pray together, Et nous allons maintenant prier turasengera ensemble hamwe twese, believe together. et croire twizerere ensemble. hamwe. Beloved, just receive it today. Bien-aimés, bakundwa, recevez cela aujourd'hui. mwakire agakiza uyu God munsi. has known this day. Dieu a connu ce kandi jour. imana yabahaye uyu munsi. 118. Psaume 118. zaburi y'ijana This cumi is n'umunani. the day the Lord has made. Voici uyu le ni jour que le umunsi Seigneur a imana fait pour nous. yabageneye, And by the grace of God, Et par la grâce de ubuntu Dieu, bw'imana remember and depart in what God is doing now. nous nous rappelons mwibuke et kuba mu prenons part à byo ce imana que Dieu iri fait gukora maintenant. muri iyi minsi. All who decided to dedicate their life to the Lord, Et tous ceux qui abafashe ont umwanzuro wo décidé de kwegurira consacrer ubugingo leur bwabo vie au umwami, Seigneur, believe now. croyez maintenant. bizere We shall pray together. Et nous allons prier kugira ngo twese ensemble. dusengere hamwe. Grace of God, Et par la grâce de kubw'ubuntu Dieu, bw'imana, receive it. vous allez le ubundi kugira recevoir. ngo Parce que kumwakire, la parole de kuko Dieu ijambo ry'imana Turn void. ne reviendra pas sans ritagendera effet. ubusa. Faith comes by hearing the word of God. Et la foi vient en entendant la parole de You Dieu. heard the word of God. Vous avez entendu la parole de The Dieu. word of God. Vous avez cru la parole de byize Dieu. kandi twumvira ijambo ry'imana mu izina rya yesu kirisito, Receive the remission of your sins. twakire kubabarirwa kw'ibyaha. Free Soyez libres. Soyez by the libres power of God. par la puissance de In the Dieu. name of Jesus Christ our Lord. Dans le nom de Mu Jésus-Christ izina notre ry'umwami Seigneur. Yesu This is kirisito, the day Voici uyu le ni jour umunsi the Lord has made. que le Seigneur a fait For young and tugeneye old, pour les jeunes et les âgés, all of us. pour nous tous. kuri twese. In the name of the Lord. Béni soit le nom du izina Seigneur. ry'umwami wacu yesu kirisito rihabwa icyubahiro. Alléluia. And Hallelujah. everybody says amen. Et que buri tous wese disent amen, Amen. amen. I just wish to recognize Brother Jean Lambert. Je voudrais reconnaître frère, Jean frère Jean Lambert. Lambert, Where's Brother Jean Lambert? Il est où, Jean frère Jean Lambert Lambert? ari he? God bless you. buri imana iguha umugisha. He translates from German into French. niwe usemura mu budage, asemura mu gifaransa, From English into French. ndetse na mwene data ati imana iguha Que Dieu te umugisha, bénisse, frère Jean Lambert. imana iguha umugisha.